umva ese ari wowe ibi bibayeho wabigenza gute? Listen to this story. Ni ya Japhet, umusore w'umuhanga cyane. Ni inkuru y'ukuri kandi yabayeho. Nge uri kuyikugezaho nitwa Ntagara Delphine. Niba usanzwe ukurikira inkuru za Ntagara official, kanda like, share, comment kuri iyo video. Reka dutangire. Japhet yari umusore mwiza, yari umusore ukunda kubaha abantu, akubaha ababyeyi be ndetse akubaha n'abaturanyi, abantu bose yabafataga kimwe, ariko akagira ababyeyi be bari baramutoje ikintu cyo kubaha, guca bugufi ndetse no gukora ubwo nyine kubaha akazi akariko kose, kuko bakuze ari abantu babona buri kimwe cyose. Ariko ibyo ntibyatumye Japhet yirara ngo avuge ngo iwacu byose barabifite, so ntago ngomba gukora cyangwa se ngo numve ko nshishikajwe n'akazi. Iwabo byose byari bihari, bagira urukundo, bakundana, bakunda abantu, basura abantu, abarwayi kwa muganga, abantu batandukanye wasangaga bakomanga mu gitondo iwabo wa Japhet baje gushaka icyo kurya n'icyo kunywa. Ariko nyine bitewe n'umutima mwiza ababyeyi be bagiraga, barabagaburiraga nibite ko ari benshi. Ibyo rero Japhet byamuhaga isomo, akagenda byigiraho akavuga okay, se kumbonye ari umuco nanjye ngomba kubikora nk'umuco, kuko rimwe na rimwe baboneragamo umugisha mu gihe bakoze igikorwa nk'icyo ngicyo. Ntago byeje gutinda rero, umunsi umwe Japhet ababyeyi barabyutse bajya mu ruzinduko, baragenda, bari bagiye gusura mu cyaro kure cyane. Icyo gihe babwira Japhet you have to stay here, ariko twebwe turagiye. It's okay mom and dad, mwe mugende nta kibazo ndasigara ku rugo, ibintu byose mbyitaho. Nyine of course yari umusore mukuru, ibintu byose yabyitagaho kandi yari afite ubwenge cyane. Baragiye arabasezera, mu masaha yo kumugoroba nibwo bahamagaye Japhet ati Japhet ababyeyi bawe bakoze accident. Japhet kubyumva byaramugoye ati ngo iki mwasaze? No, ababyeyi banjye ni bazima, tumaze kuvugana mu kanya. Bati ababyeyi bawe bamaze kwitaba Imana, bahuye n'impanuka nyine ababyeyi bahita bapfa ako kanya. Nyine Japhet kubyumva byaramugoye cyane, what? No, ntago bishoboka, ibyo bintu ni gute bahagenda? We nyine muri we yumvaga ari joke cyangwa se ari bya bintu by'abantu bapfa gupostinga ibintu babeshya gusa. Yabimenye ari uko tante we aje kumureba mu rugo ati Japhet ibyo wumvise n'ukuri kandi hangane komera. Japhet yabaye nk'umusazi. Urabyumva rero, urugo yararurimo wenyine, yari umwana umwe wenyine w'ikinege, bari barabyaye iwabo, ariko ari umwana w'umuhanga, ari umwana uzi icyo akora, abaza gutabara, abaza kubafata mu mugongo. Ariko Japhet yari afite agahinda gakomeye cyane, kuko yarebaga ku mafoto, yareba akibuka inama zose yagiye agirwa n'ababyeyi be, akumva agahinda karamwishe, akabura icyo akora. Ati mama kuki munsi yize muri ubu buzima? Urumva evento yari mukuru, ariko nago yari yakageze ku rwego rwo kuvuga ngo imitungo iwacu bafite ngomba kuyitaho. Nibyatinze rero namwe murabyumva, imiryango yo kwa Japhet nyine yatangiye kuza kubana nawe, abiyita ba aunt, abiyita inshuti z'umuryango. Kumbe benshi bashakaga kureba ya mafaranga, ya mitungo wa mwana yaragiye gusigara na wenyine. So batangiye kwinjira Japhet bati tubwire mama wawe yarafite imitungo ingana iki, ababyeyi bawe barafite imitungo ingana iki? Bati ibyo yarafite nibyo mureba. Baravuga ariko Japhet hari ibintu uri kuduhisha, papa wawe na mama ko bari bafite company, bafite ubukire butangaje, ukaba uri kutwereka ibingibi how ni gute? Abango ise nubwo mwakumva gahinda mfite, ukwezi kutarashira you are coming to me mumbaza ibintu ababyeyi banjye bari bafite, murashaka ibyiki ko ninjye mwana ngomba kubigira? Bati uracyari umwana, so tugomba kubijyamo tugakontrolinga uburyo ukoresha amafaranga, you are still young. Japhet araseka cyane ati mwasaze, ati mva ibi byose ni ibya mama na data kandi nzabigumaho mpaka. Nyine urabyumva byari bigoranye. Japhet nyine yumvise bimugoye. Japhet yatangiye kwinywera inzoga kugira ngo azajye aruhuka mu mutwe. Japhet atangira kujya mu bintu bibi, abantu bari mande ye bari babandi bashaka kumusahura. Ati ese nkora iki? Nawe twicarana, no twicaranye nawe nkeka ko ari umwana mwiza, nshiduka ashaka imitungo ya data mbigenzene. Atangira kubaho wenyine, atangira kunywa inzoga, ibintu byinshi kugira ngo abone amahoro, ariko biranga. Yigira inama yo kubivaho, nabwo bikajya bimugora, agahinda ari kenshi. Yaba abakobwa baza kumusanga ari babandi bashaka twadufaranga ababyeyi be bari baramusigiye. Nibyatinze rero Japhet amafaranga yatangiye kumushiraho, ariko atewe na babandi bazaga bamutera ngo amakampani, ngo amadeni, ibintu byinshi abona bimuyizize ku mutwe we. Yahisemo guturuga, aragenda aravuga ngo ibi nago nabishobora, ese ubuzima biramurenga. Atangira kwibona ahantu habi cyane, aravuga ese ko papa yari
aranyizeye kandi azi ko nzamukorera buri kimwe cyose mbigenze n'ibyatinze rero Japhet yafashe inzira ajya gushaka akazi. Urumva company batangiye controlling, batangira kuzanamo ibintu byinshi ngo bati yatwaye amadeni, amaloni, murabizi ibyo bikunda kubaho mu buzima. Japhet arihangana nyine, ariko ko yari yaratojwe gukora no kwihangana yahisemo kugenda gushaka akazi. Ntago byari byoroshye. Yabonye akazi rero, umukire yaramuhamagaye aragenda akora akazi, aramubwira rero Japhet, twabonye uri umuhanga, so aba n'abana bacu ugomba kubigisha. Rero yabaye nk'umutica, akajya yigisha abana be kuvuga indimi zitandukanye. Yari umuhanga cyane, yabitaho akajya yitanga, akabyuka kare, ariko style abana bakire yari abizi situation agiye guhura nayo, ariko yari yaratojwe gukora ndetse no kutiganda ku kazi. Japhet rero akajya bigisha akabitaho. Muzi byageje gukurikiraho Japhet muri uko kwigisha, kandi mwarimu tica yaje kwikundira umukobwa w'umukire. Akajya yigisha ariko akumva muri we yashize, akumva yakunze umukobwa. Ntiyabimubwiye, nta nubwo yabimubwira kuko ntigeze abimubwira, ariko umukobwa nta kintu yari yitayeho. Umukire akamuhereza amafaranga y'ukwezi rimwe na rimwe. Japhet kumva nyine nashishikajwe no gufata amafaranga cyangwa se yo kubaza ese umushahara wanjye uri hehe ko nawe utegereje. Kumbe Japhet hari umukobwa yakunze. Ngaho ibeshye bibwira umukobwa wa boss ko wamukunze. Yakomeje kubyiga, arabese uyu mwana nzabimubwire, ese ko ntabwo azamfata nk'umuntu w'ikigoryi, ntabwo azahita nyine ndega kuri se umukire, bigatuma ntakaza n'akazi nari mfite. Japhet yarihanganye rero muri ubwo buzima, akunda umwana w'umukobwa, akajya amwita. Umwana atangira guhinduka mu ishuri, aba umuhanga, amanota ariyongera, umukobwa bikamushimisha. Of course yari afite n'abasaza be, ariko nyine urabyumva nyine ntago yabaga bitayeho nkuko yitaye kuri uwo mukobwa. Ubuzima nyine bwarakomeje, Japhet akomeza gushakisha ubuzima, acocinga abo bana mu rugo ku mukire. Nyine nibyaje gutinda, ababyeyi b'abo bana nubwo byari bimeze gutya ari abakire, hari bafite ikibazo. Uwo mukire ariko yari afite indwara ya asima, rimwe na rimwe yaramufataga akabura uko abigenza, akabura uwahamagara. Ariko uko bari baramenye uburwayi bwe, bamekinga sure ko hari umuntu hari umuganga uhora imandi ye. Ntago byatinze na ubuzima bw'uwo musaza bwaje kurangira yigendeye umukire. Urabyumva rero, muri ubwo buzima rero abana batangiye kwibaza ukuntu bagiye kubaho. Urumva niba abana noneho naho bari bahuriye na Japhet. Japhet ntago yigeze yicara ngo ababwire ubuzima bwe bwahahise, ariko atangira kubona abana nyine bagiye mu buzima nk'ubwe neza, story yose akajya abona niwe neza bigiye kubaho. Japhet yaratandukanye nabo, yari umwana w'umuhanga, yari umwana uciye bugufi, yari umwana uzi gukora. Abana bitangira kubagora kuko nyine papa wabo yari amaze gupfa, nta kintu bakora. Byaragahinda kuri bose, yaba kuri Japhet ndetse n'abo bana. Abana batangira kuzerera no kunywa itabi birababata, kunywa inzoga, batangira kujya mu bintu bibi, batekereza ko ariho bashobora kubona amahoro, ariko byaranze. Japhet rero nibwo yegereye wa mukobwa ati, nubwo bimeze gutya, I love you, ndagukunda. Umukobwa wa boss w'umukire yaramurebye ase, are you serious? Wowe ibyo uvuga urabizi, ngiye warankunze, wowe unkunda umeze gutyo, mwarimu wanjye, how it comes? Ntago bishoboka, ntago wankunda. Urumva umukobwa nubwo ababyeyi bari bamaze gupfa, yarafite akantu ko kwiyemera. Urumva nyine agifite imitungo nyine yiwabo, atangira kwiyemera bango we nubwo ntuzongere no kugaruka hano, ibyanjye nawe byarangiye ubwo data yapfuye, nta kintu ngiyewe navugana nawe. Japhet ati, ngiyewe nyamara ndagukunda. Ati wowe umukene umeze gutyo, ngiyewe nagukunda. Abana nyine ubuzima bwakomeje kubagora. Japhet nyine yahise afata umwanzuro, aba rero muri iyi famille n'ubone nta kintu nkora, mareka nigendere, I don't have what to do, n'ubundi baranyanze, baranyirukanye, reka mbareke mbahereza amahoro. Japhet yarigendeye ajya gushaka ubundi buzima. Nyine abana nyine urumva bari batangiye gushirirwa n'amafaranga bagifite. Basaza ba wa mukobwa ati, asireka tukubaze, ko nabonaga wowe na Japhet muvugana nakwitaho mu gihe yatwigishaga, ntago wamuhamagara tukamubwira akagira ikintu adufasha, ko nabonye ari n'umwana mwiza, ari n'umwarimu mwiza, yadufasha. Nyamara wa mukobwa we ati, ngiyewe mvugana na Japhet nta kintu mvugana nawe, none kubona inzara itwishe, yaturangira natwe tukajya gukora tugashakisha ubuzima. Ati ibyo murambabarira, mugomba kunyitaho. Urumva nyine abasaza b'umuntu bari bafite inshingano zo kwita ku mukobwa, of course, kandi nibyo. Ariko nyine abasaza be ati, turashaka izo nimero za Japhet then tumuvugishe. Ati nazo mbahaye. Ati uraziduha. Bageze aho barwana, nyine barimo bararwana kugira ngo
abahereze nimero baje guhamagara Japhet of course yahise abitaba muri ya sura idahinduka ati Japhet uradufasha rwose kuko ubuzima bwacu bwanze gira ikintu wadufasha dufashe uburyo dushobora kubona amafaranga dushobora kubona akazi natwe tugakora Japhet ati nta kibazo ubu ngubu aho ndi mwaza nkabafasha nkareba ukuntu nabitaho yarafite yakoraga handi hano yari yabonye akazi arabahamagara akajya basiga mu kazi mu gitondo agahita agenda imodoka ikamuzana we akagenda Japhet ariko abana nyine bagasigara mu kazi bati ese Japhet ko buri gihe utuzana hano mu kazi wowe ugahita ugenda ukora ryari wowe ngewe nanjye hari ibindi mba ndi gukora atari kuri iyi center ati nta kibazo Japhet nanone nyine still yakundaga wa mukobwa yongeye agaruka imbere ati ese nanubu ntago urankunda ko ngukunda mu by'ukuri umukobwa nyine yabangomereza iminsi mbitekerezeho Japhet cause now I'm not okay ati nta kibazo ndakwihorera umwana nyine yaragiye abitekerezaho igihe kirekire arangije ati Japhet mu by'ukuri ndagukunda kuko ubuzima bwanjye ndabona nawe utandukaniye n'ubwawe kandi uri umusore w'umuhanga Japhet arishima cyane atangira nyine no kwita kuri famille byanyabyo yaba umukobwa ndetse n'abazaza bakabitaho umushara akabahereza amafaranga na mbere y'igihe y'uko kwezi kurangira bitangira kubacanga ubuzima bwabo ukajya buhinduka ariko bugahinduka mu buryo nabo batazi umunsi umwe rero yabwiye wa mukobwa ati ese wabwira abasaza bawe ko ngukunda kandi nshaka ko twabana umukobwa ati ese Japhet are you okay we are still young turacyari bato kandi ikindi nta kintu turageraho dore ukuntu usa urabona byashoboka ati nta kibazo bizakunda mu amahirwe gusa ngo ndaza kwibabwira ndaza kureba niba hari ikintu babivugaho urumva nyine umukobwa yari afite ubwo bati noneho n'ikindi bubwire abasaza banjye baraza kunyica I don't have any idea ati ndabigenza ntigera bahamagaye rero arababwira abasaza banjye ndabizi ko mu nkunda mu mfuhira kandi nyine mu bishishikozwe no kumenya ejo hanjye hazaza heza ati uko mundeba ko rero ndi mu rukundo na Japhet kandi arashaka ko dushyingiranwa hey mama ati wasaze wa mukobwa yes urabona ubuzima murimo ngo urashaka kubana na Japhet mwarimu please yaje kudufasha ngo tubone akazi ariko ibyo kubana nago biri tubabarire wa mukobwa mukobwa byaramurenze aragenda bibwira Japhet ati Japhet byanzi wacu abasaza banjye banze ko twabana bati you don't have anything kandi nanjye nuko bati nta kibazo umunsi umwe rero nibwo Japhet yabwiye abo bana ati rero kuwa mbere dufite inama boss wacu aradukeneye kandi yavuze ko abakozi bose bagomba kwitaba ati rero muramenye namwe muzaze twitabe boss arashaka kutubona dore ko abenshi murimo n'abakozi bashyashya kandi arifuza ko yababona umunsi nabatanze still now nago arababona nk'abakozi be abana ati nta kibazo Japhet tuzahaba urumva bose baraje biteguye uwo munsi wari off nta muntu n'umwe wigeze ukora bose bari baje kureba boss kugira ngo barebe bevaruwe barebe ese bagezeho muri business n'iki kibura urumva rero na Japhet nuko yari yiteguye kugira ngo agende ahure na boss umunsi rero nyawe baritegura baragenda bicara hano muri sara hano hasa neza cyane biteguye nyine umukoresha nibwo boss yenjiye bose bakoma amashyi cyane bati boss wacu uko bagenda babona bareba neza bakajya babona umuntu uje hari ahantu bamuzi bareba bakabona hari abantu bamuzi bareba impande bakabona hari uwo batari kubona bati uriya si Japhet ati oya nagari Japhet se nari hano batangira kureba ku ruhande bareba barabura Japhet ariko bareba bakabona hari umuntu usa nawe hari imbere birabarenga bati ese uyu ni Japhet for real nibwo rero yahise ajya imbere ati mwiriwe neza muraho atangira kwivuga ati amazina yanjye nitwa Japhet Rahim bati ese yaba ari we Japhet Rahim bose barumirwa babonye mwarimu wabo ari boss of the company bati ntago bishoboka Japhet na yarafite ibanga nta kindi kintu yari gukora kugira ngo aba bana bemeze cyangwa se azemeze wa mukobwa Japhet yaragiye arakora cyane nibwo yagiye nawe agishinga company abona company iyo company rero yari yanahamagayemo abo bana yariye ariko kugira ngo abana biyoroshye batumva bagize n'ubwoba yari yoroheje yambara imyenda isa nabi still yita umukozi kandi yari umuntu ukomeye cyane ahubwo bakajya bahora bahabaza ese boss wacu ninde bamuzanaga mu gitondo
bagasubirayo ariko ntibakeka ahantu Japhet agiye. Ariko umukobwa still yibazaga ese Japhet ko ntagahinduka ni wa wundi. Adatinze rero yafashe ijambo Japhet ati nakiriye abakozi bashya baherutse kuzana kandi ndabishimiye bakora akazi neza cyane. Ngo ariko nyiri aho ngaho ndashaka kubabwira ko mbatumiye mwese mu bukwe bwanjye bw'umukobwa nkunda cyane bita Jamila. Jamila kiraho ngaho ni wa mukobwa nyine biramurenga ati what mwana nyine agira ubwoba ariko nanone akumva ari proud ye. Biramurenga ati naze hano Jamila, ngwino hano ndagukunda. Ati ndagukunda mbigaragarize n'aba bantu bose. Birabarenga urumva byaramurenze kuri we umukobwa biramurenga. Ariko Japhet nta kindi yari gukoresha atari ukubeshya umukobwa ko adafite akazi ari cakarafu, kuko nyine yabonaga umukobwa afite amarere maremare kandi yaramukundaga mu by'ukuri. Basaza birabarenga baraza barapfukama imbere ya Japhet bati tubabarire ntago twari tuzi ko byagenda gutya. Ati nta kibazo ubu ndamufite, ubu ndabafite mwese kandi muri umuryango wanjye. Barishimye ubuzima burakomeza. Ahita bakura kuri ka kazi kari gaciriritse, ahita abinjiza rwose abageza hejuru cyane. Umukobwa nyine urabyumva yahise aba Madame Japhet. Byari byiza kuri we, byari byiza ku muryango we nubwo benshi batari bagihari, papa we na mama we ngo babe basangira ku byishimo. Nibwo rero na Japhet yabicaje akababwira inkuru y'ubuzima bwe uko nawe yari ameze nkabo mbere yuko babonana, mbere yuko ahura nabo. Yababwiye ubuzima bwe, ababwira uko yababaye, abwira uko yababajwe n'isi ariko ko byahindutse nawe akaba afite ubuzima bwiza. Yabasigiye isomo ati mwabana mwe ibyo tubona muri iyi si birashira bikagenda, ariko iyo tumenye ahazaza hacu tukabanza twatekerezaho tukahiga biba byiza kuko tugera kure. Barishimye cyane. Reka ngushimire wowe wari wateze amatwi iyi nkuru, ngushimira niba wakoze subscribe, like, share na comment kuri Ntagara Official. Ese wowe iyi nkuru ikwigishije iki? Ese iyi nkuru hari ikintu ikubwiye? Urakoze cyane. Nifurije guhaha mukaronka.